ikibazo uru Rwanda rwagize kuva itorero ryinjira mu Rwanda ryinjiriye mu muhanda w'amacakubiri. Amacakubiri yavukiye mu gikari cya Kiliziya. Banyakubahwa bayobozi b'itorero rya ADEPR, tekagiye mpera kuri bene urugo, nyakubahwa mushyitsi mukuru, bayobozi bandi baturutse mu nzego zitandukanye, bakristo bene data, ndashima Imana cyane ku mwanya nk'uyu nguyu wo guhagarara hano turimo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Yewe iyo bavuze kwibuka ntabwo nyavuga ngo bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ko yewe ngiye kwibuka mpera kuri 59, kuko uriya iyo tuvuze ngo turibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, tuba twibagije ko jenoside atari ikintu cyatungutse muri 1994, kuko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ni igiteranyo cy'imiyoborere, cy'imitekerereze, cy'imyigishirize, cy'imibereho yatangiye mbere yaho ngaho ndetse igihe kirekire. Rero iyo utangiriye kuri 1994 hari ibintu bimwe na bimwe bituma utazanabikosora, kuko uba watangiriye hagati cyangwa watangiriye ku iherezo. Ni nko gusoma igitabo ugasoma conclusion yacyo, utasomye introduction, gusome development yacyo uze kugera kuri conclusion. Kuko buriya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nibyo mu cyongereza bita culmination, mbese ni umusozo w'urugendo rurerure rwatangiye mbere yawo. Ikiganiro ngiye kubaha, murabizi kenshi iyo twibuka dukunze gutanga ikiganiro cy'amateka, ariko jewe ndabaha amateka nibanda ku itorero, ku twebwe n'ibyo bitureba. Kuko kenshi iyo tugiye tukavuga abazungu ibyo bakoze, tukavuga abanyapolitike bagitera, bakayibanda, bahabyarimana, bimera nkaho twebwe turi abantu b'inzira karengane, bari innocent muri ibyo bintu. Nyamara ubundi jenoside buriye ni ingaruka z'imikorere mibi y'itorero. Ndabivuga ndi umupastori, nta soni bintera. Dufite byinshi tugomba kwikomaga ku gatuza tukabwira Imana ngo Mana utubabarire kuko twaragutengushye. Kuko mu gihugu muri 91 muri rosansoma y'abaturage byagaragaye yuko abakristo bari 91.6%. Mu gihugu gifite abaturage 90% bitwa abakristo, kubona miliyoni irenga y'abanyarwanda yicwa n'abandi banyarwanda, abapastori bakabigiramo uruhare, abapadiri bakabigiramo uruhare, abasenyeri bakabigiramo uruhare, abakristo bakabigiramo uruhare. Hari impamvu twaba dufite yo kwikomanga ku gatuza tukabwira Imana ngo tubabarire kuko twaragutengushye. Aragira ngo rero mpere ku kintu cyo kwibuka naho twatengushye Imana. Ikiganiro nakise itorero, amacakubiri no kwibuka. Itorero, amacakubiri no kwibuka. Icyambere, ubundi itorero rya gikristo turi abantu bibuka. Kuko buriya kimwe mu bintu abantu batajya batekerezaho, ubukristo bwubakiye ku kwibuka. Nimuzitegereza ahantu hari insengero hose, mpereye na hano inyuma yanjye, ikimenyetso gihari ni umusaraba. Kandi ibintu twibukiraho nta nubwo ari byiza. Ubundi ufashe umusaraba ntabwo ari wagombye kuba ikimenyetso cy'ubukristo, kuko umusaraba ntabwo cyari igikoresho cy'ibyiza, cyari igikoresho cy'urupfu, ndetse cyari igikoresho cy'urupfu ruteye isoni. Ku buryo sena y'abaroma, kuko abaroma nibo bazanye umusaraba, bamaze kubona uburyo urupfu rwo ku musaraba ari rubi, bafashe icyemezo bagishyira mu mategeko ko nta muturage w'umuroma ugomba kubambwa ku musaraba. Ko rwari urupfu rubi, rwari urupfu rubabaje. Ariko kuki iyo tugiye kwibuka twibuka umusaraba? Nuko mu musaraba havuyemo agakiza kacu. Ariko kwibuka biba mu mahame remezo y'ubukristo. Icya kabiri, iyo tugiye ku igaburo ryera, igaburo ryera ryubakiye ku kwibuka.
Yesu arirema yaravuze ngo mujye mukora mutya munyibuka. Ariko nabwo twibukaga iki? Twibukaga ko agiye kudupfira. Rero ubundi ubukristo no mu isezerano rya kera Imana yari yarabwiye Abayisiraheli ngo nimugera mu gihugu cy'amasezerano muzirinde ntimuzibagirwe. Kwibuka rero biri mu muco, biri muri karemano y'ubukristo. Ariko ikibazo cyabayeho dutangira kwibuka muri za 95 na 6 na 7 8 abantu ba mbere barwanije kwibuka na amatorero. Sindi butunge agatoki ngo vuge ngo itorero riniri, navuze ngo amatorero muri rusange. Kuko amatorero yaravugaga ngo ibi bintu byo kwibuka ngo nukuzamura amadayimoni. Yewe no muri gacaca hari abapastori bafunzwe, bafungiwe yuko babwiraga abantu ngo umuntu ujya gutanga ubuhamya muri gacaca ngo ni umukozi wa Satani, ni umurezi wa bene data. Muri makeya bwari uburyo bwo kubira abantu ngo ibi bintu mureke tubyibagirwe, twe kubivuga, twe kubireba. Ariko buriya ubuhanga mu mateka barakubwira ngo iyo wirengagije amateka yawe uba uri muri risike yo kuzongera gusubira mu makosa yakozwemo. Natwe nk'itorero tugomba kwibuka kugira ngo amakosa yakozwe twe kuzayasubiramo. Ingingo ya kabiri nshaka kuvuga ni agaciro ko kwibuka. Buriya kwibuka ni ikintu gikomeye cyane. Kuki twibuka? Kuki tugomba kwibuka? Icyambere bagiye babigarukaho hano, twibuka kugira ngo dushime Imana. Buri muntu wese wari uri mu Rwanda ntarobanuye ngo umuhutu, umututsi, yewe n'abasirikare bari ku rugamba, ukiriho no munsi uhumeka, udashima Imana ubwo nuko ubudashima yabugize intego. Ariko ubundi nta munyarwanda numwe wari uriho muri 94 utagombye gushima Imana, kuko twese twabaye impunzi. Uwahungiye hafi yahungiye munsi y'igitanda, uwahungiye kure yageze Kongo agenda n'amaguru cyangwa n'ahandi kure. Ariko buri munyarwanda wese yabaye impunzi. Bivuga ngo hari ikintu cyaduhigaga, urupfu rwinjiye mu gihugu ruraduhiga. Hari impamvu yo gushima Imana. Umusirikare warwanye urugamba uko rwari rumeze akava ku mupaka w'u Rwanda akagera ku wundi, akajya Kongo akagaruka akaba yicaye hano cyangwa ari ahandi, udashima Imana ubwo nuko ubudashima yabugize intego y'ubuzima. Hari impamvu zo gushima Imana kuko twabonye urupfu. Impamvu ya kabiri, twibuka kugira ngo twige gushima abantu. Buriya dushima abantu, yewe reka mpera aha ngaha, Abanyarwanda iyo dushima iteka ryose nuzumva umunyarwanda warokotse jenoside yakorewe Abatutsi azakubwira ngo twari turi aha ngaha ngo hanyuma inkotanyi zirahagera. Nkanjye jewe iyo mbivuze, niyo haba ari mu rusengero niba ari hehe, ntashimye inkotanyi ubwo nanjye naba nidashima, kuko intera hamwe zahagaze imbere y'irembo iwanjye zibaza niba zitera grenade tugasohoka cyangwa niba zimena urugi. Inkotanyi ziraza, utwana tubiri tw'inkotanyi, ntwita utwana kuko naranababonye bagenda, twari duto. Utwana tubiri tw'inkotanyi turaza, basanga intera hamwe zigeze kuri 40 zifite imbunda, zifite amagrenade, zifite amahiri, zifite imihoro. Icyo yakoze yashinze imbunda arasamo bariruka. Ubwo ntashimye inkotanyi sinabandi ndashima. Ariko turanibuka tukarengaho tugashima abantu, kuko abantu benshi barokotse kuko nubwo kenshi tuvuga ngo jenoside yakorewe Abatutsi ntishobora kwibuza kuvuga n'Abahutu, kuko ivuza Abatutsi ugomba kuvuga n'Abahutu. Ntabwo uzigera uvuga jenoside udasubiye mu magambo y'amoko. Hari Abahutu benshi bitanze kugira ngo Abatutsi babeho. Naha ngaha turi aha hari abantu benshi baharokokeye. Igihe nakoreraga hirya hano ndabizi ibyo nshobora kubitanga mu buhamya. Harimo benshi wenda barimo na hano barabizi, hari abantu bitanze kugira ngo bandi babeho. Ibyo tugomba kujya tubyibukiranya kugira ngo duha agaciro n'uwo muntu washyizemo imbaraga, bamwe ndetse bakabizira. Dusohotse muri jenoside yakorewe Abatutsi, yewe nataye, navuga ngo nagize trauma. Nari umuvugabutumwa, bamwe twabanye ibyumba, nari umuvugabutumwa unazwi. Ariko nkibaza, ariko ubu nzongera mpagarare mu rusengero mbwira abantu ngo Imana irabakunda nyuma yo kubona ibyo nabonye? Nzongera mbwira abantu ngo turakizwa narabonye abantu bavugaga ko bakizwa? Narabonye abapastori bambaye toni, narabonye
ariko nkora turune nshaka ubuhamya bw'uko abakristo bitwaye muri jenoside. Nsanga hari abantu bitwaye neza, ndavuga niko ibyo byose. Icya mbere ntabwo Imana yadutereranye ko yarahabaye. Icya kabiri hari abantu bahagaze mu kwizera kwabo bahagarara nk'abakristo. Abo rero nibo tugomba kubakiraho tukabashimira, tukibuka kugira ngo dushimire ubuyobozi twagize bunatwemerera no kwibuka. Ibi impamvu mbibabwira, twebwe twakuriye ino, njye navukiye ino. Ubwa mbere nabonye impiri imisumari nayo mfite imyaka 3 muri 61. Baraza bakubita papa basigara intere, yapfuye ariko ntiyapfa. Icyo gihe yaje gupfa imyaka 2 nyuma. Umugabo umwe agiye kudukubita impiri aho twari twicaye, undi aramufata aramubwira ngo ya ngo ntitwica abana n'abagore. Kuva mfite imyaka 3 mfite 15 nabonye ibisongo, nabonye impiri. Icyo niga gasogonderi 73 n'ibindi singiye kubisubiramo. Ariko ibyo nera kubabwira ni iki ngiki, ntabwo twigeze twemererwa kwibuka ngo niba abantu bavuge bati nimureke twibuke ibibi byabaye. Twemerera abantu bavuge. Jewe data baramwishe, ariko iyo twajyaga ku ishuri bavuga ati abana so yarapfuye, bati yishwe n'iki, yararwaye arapfa, turamuhamba kandi sinzi naho yaguye. Ntabwo twari twemerewe kwibuka. Buriya abantu ntibazi ko kwibuka biruhura umutima. Ikindi, kwibuka bidufasha no guha agaciro abacu bishwe muri jenoside. Murabizi barundaga imisingi nk'abarunzi ibiti cyangwa nk'abarunda amabuye, bakayora bagashyira mu makamyo bakajya kumena nk'abamena ibyondo, nk'abamena umwanda. Ariko kongera gushyingura abantu bacu mu cyubahiro, kubibuka bibasubiza agaciro k'ubumuntu. Nk'aba data barabishe muri 63 batanga itegeko yuko nta muntu wishwe muri 63 wigeze ahabwa. Babarekeye ku gasozi. Muri za 72 twajyaga tujya kwiga duca ku magufwa y'abantu yanitse ku gasozi, kuko ntibahawe agaciro. Iyo rero twibuka nk'uku nguku tugasubiza abantu agaciro, hari n'amateka muba mugomba kumenya, tugashima ubuyobozi bwanashyizeho n'iyi gahunda yo kwibuka. Ariko reka bamarenge, kuko iyo ndashaka kwigira ku cy'ingenzi kitureba kandi n'igihe ni gitoya, ariko muho muri minota bari banditseho hariya niyo ndi bukoreshe sinyirenze. Itorero mu macakubiri. Ikibazo uru Rwanda rwagize, kuva itorero ryinjira mu Rwanda ryinjiriye mu muhanda w'amacakubiri. Kiliziya Gatolika yashinze kiliziya za mbere. Iya mbere bayishinze Save mu 1901, iya kabiri bayishinga Izaza mu 1903, nyuma ya Zaza bayishinga Rwaza mu majyaruguru, nyuma ya Rwaza bashinga Mibirizi mu burengerazuba. Icyo bari barimo gukora niki, bari barimo gufunga imipaka. Nyuma yaho ngaho amatorero yandi yose yaje muri iyo ntambara y'amadini, bivuga ngo ubukristo bwinjiye mu Rwanda bwambaye uniforme y'amacakubiri. Icyo cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cya kabiri, abagatolika bamaze kuza bahuye n'umwami w'igitsire witwaga Musinga, yanga kwakira ubukristo. Yanze kwakira ubukristo, bafatanya n'abakoloni bamukuraho. Ariko mu kumukuraho binjira nanone mu murongo w'ironda koko, batangira kwigisha yuko kugira ngo ushobore gufata igihugu nuko ukorana n'inzego zo hejuru. Iyo yari politike ya fondateur w'abamisiyoneri b'agatolika, le Père Blanc, fondateur wabo Cardinal Ravijoli. Yarababwiraga ngo nimugera mu gihugu mujye mukora uko mushoboye, mufata umwami n'abatware, kuko nimubashyira mu mufuka wanyu abaturage bazaza babakurikiye. Ubukristo bwo mu Rwanda rwatangiye nabi, kuko baraje barabanza baravuga bati buriya abatutsi no kumenya mu mututsi yarindi. Sindenda kwinjira muri byo kuko muhora mubyumva iyo bavuga abatutsi bari abantu bafite inka, abandi bakabahakwaho. Ibyo singiye kubijyamo. Cyo ndashaka kwerekana uruhare rw'itorero muri uko gushaka gufata umwami bakamushyira mu mufuka wabo. Uwitwaga Hiriti wabanje kuba musenyeri wa mbere, we yari musenyeri wa rubanda nyamwinshi, niko bamwitaga. Hanyuma haza musenyeri Classe, wari musenyeri w'abami n'abatware, niko namwita. Aravuga ati tugomba gushaka umwami tukamugishyira mu mufuka wacu. Uburyo bwa mbere bwo kugira ngo tumubone ni kubanza tugakuraho uyu watunaniye.
bakuyeho Musimba nga bamusimbuza Rudahigwa umuhungu we wari warize mu ishuri ry'abamisiyoneri, barabanza baramurushya. Yabaye umwami muri 31 abatizwa muri 41, baramushyize kuri probation banga kumubatiza. Amaze kugonda, amaze kunoga, arabatizwa. Umunsi Rudahigwa yabatijwe haje ikintu cyitwa irivuza umwami. Abanyarwanda bose bararundumuka barabatizwa batanakijijwe. Aho niho ubukristo bwatangiye gupfira. Ufasha abantu babandwa bagaterekera, urarundumuye ushyizemo ngo bakurikiye umwami wa urababatije. Muzasome ibitabo by'abamisiyoneri nabo ubwabo barabishidikanye ko atari ko aba bantu ntabwo duhamya ko ari abakristo, ariko basi nibajyemo tuzabatunganya bagezemo imbere. Iryo ni ikosa rikomeye ryabayeho, dutangiriye mu macakubiri. Ariko nyuma ya class haza umusuwisi witwa Peroda, André Peroda, aza ari mu murongo wa Hiriti wa rubanda nyamwinshi. Ngira ngo muzumva kenshi abagatulika bagerageza kumuvuga neza no kumukarabya, ariko bakabyemera ko hari amakosa menshi yakoze, kuko niwe washyigikiye amacakubiri. Urumva amacakubiri yavukiye mu gikari cya kiliziya. Bivuga ngo iyi kiliziya nubwo tugerageje ngo ariko twebwe ngo turaba Pentecote, ngo twe turabaki, icyo waba uri cyo cyose icyitiriwe ubukristo nawe kirakwitirirwa. Uzarebe iyo wagiye kudukubita ntibarobanura ngo bajye ngo turakubita abagatolika, ngo turafunga za kiliziya, ngo insengero z'aba protestant ahubwo kenshi nazo zifungwa cyane kuruta izabo. Ndabeshyara. Turajyana buriya tubumbiye hamwe. Ayo makosa tunabyemere natwe noneho nigire kuko natwe iryo kosa ari ryo twakoze rikomeye. Kubera izo politiki abagiye bakizwa, twakijijwe ubusinzi, dukizwa ubusambanyi, ntitwakizwa ubuhutu n'ubututsi. Ahandi abizo mugiye gukobana mu ndakarire. Mpora mbibwira abantu n'uwantiza icyuma gipima toneri y'ubuhutu n'ubututsi nkagishyira hari mwese mugacamo tukareba abo kiri buvuge mwatangara. Turacyaribo kuko abanyarwanda tugira indwara yitwa gucayuka. Muri 63 Kayibanda yatanze itegeko ku itariki ya 23 z'ukwa 12. Inyenzi zateye mu majyepfo hariya za Bugesera no mu Mutara, atanga itegeko ngo umututsi wese ufite amafaranga wize cyangwa wabaye mu buyobozi babafate babarase ku mugaragaro. Amahanga atangiye gusakuza ku itariki ya 28 atanga itegeko bise ngo niryo kuna muri 10. Yamaze kuvuga gusa abanyarwanda bose baracayuka barongera bitwara neza. Turacayuka n'ubu bene data twaracayutse, ubuwaza akabapima bwazamukamo mu bureba. Ndaza kuba ingero zifatika kuko kwibuka nicyo bimara. Bidufasha gutekereza ngo tuvuge tutari ko ibi bintu byadusenyeye igihugu, kuki dukomeza tukabisigasira. Iyi ngenga bitekerezo yadutwaye abantu, kuki dukomeza tukayicumbikira. Muze kunsubiza niba mwebwe hari igisubizo mufite. Kuki ikintu cyatwangirije dukomeza tukakimika? Muzi impamvu? Mu gitabo cya Yeremiya Imana yabajije ikibazo irangije itanga igisubizo. Iravuga ngo ariko kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakiza? Ngo Galeyadi nta muti wo mo ruhari. Buriya aricyo nkundira Imana iribaza yarangiza ikisubiza. Iravuga ngo reka mbabwire impamvu. Ngo uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru. 63 twarabibonye birangiye turacayuka. Kayibanda yamaze kubivuga turacayuka, ariko reka mfata aho nzi neza 73 twe twigaga secondaire baratwirukana, ariko ko je nigaga mu seminari Musenyera dusubizayo ashyiraho n'abasirikare bo kuturinda. Yaragiye ategeka Rwagafirita witwaga Rwagafirita aramubwira ati urashyira abasirikare barindi iyi seminari sinzumve abanyeshuri bongeye kurwana, kuko twebwe twari twanze kugenda. Turavuga ati muri benshi ariko natwe turi benshi, turarwana kugeza igihe mupfa natwe tugapfa. Yohereza abasirikare baraturinda. Habyarimana yakoze kudeta kuwa 3, ndumva itariki 4 nijoro, hari kuwa 3, itariki 5 hari kuwa 4.
itariki 5 mu gitondo nibwo badekaraye ko bakoze kudeta. Twarabyutse dusanga abasirikare bagiye, ariko twese turacayuka tuba bana beza. None se ubwo ibyo twapfaga haraho byari byagiye, byari biki turimo? Kuko abenshi muri abo twiganaga segondere, nagenda nko hana amazina mu twiganye nibo bavuyemo abajenosideri ba 94, ko twari tumaze kugera mu nzego z'ubuyobozi. Kubera iki twaracayutse? Nuno munsi banyarwanda bene data, bakristo bene data, turacayutse. Reka mbaye ikimenyetso cyabyo hanyuma ngiye ku musozo. Muri 1999 je nabaye muri komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, nari umukomiseri. Imyaka 12 namaze muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, 9 muri yo nari vice president w'iyo komisiyo. Wone nkaho muri ADPR nshatse kubakora ku matama, wenda hari n'ibyo nababwira ariko reka mbababarire. Ntacyo mvuze. Ubwo abakuru ibyo mvuze barabyumvise. Noneho muri icyo gihe 2012 numvaga contribution yanjye narayirangije, nsaba urwego rwadushyiragaho, ndavuga nige ndumva rwose narakamye ibyo nagombaga gukora, ndumva narabirangije mureke mvemo. Baranandika koko, ariko ndagenda mfata faride, nari mfite faride ingana gutya. Correspondance zose z'amadini izacaga muri presidence, izacaga muri minaroka n'izindi nzego, bazoherezaga muri komisiyo yacu y'ubumwe n'ubwiyunge, ko nitwe twari dushinzwe ibibazo by'amacakubiri. Kandi ko nari nshinzwe forum y'abanyamadini nka vice president wa komisiyo, correspondance zose nanone zazaga muri faride yanyu. Fata iyo faride ndareba ubugambanyi bw'abanyamadini bushingiye ku moko. Ndabase iyi faride ndayigumana, nge nyigendana, ngenda ndibibembe nkajye hazi. Naragiye nicara inyuma y'ibiro byanjye ndayitwika, nkuramo igipapuro kimwe nkagisoma, narangiza nkatwika, nkuramo ikindi nkagisoma. Ndavuga nuzashaka documentation azajye muri archive za komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko ntazabisange muri ntuza zanjye, kuko sinashakaga kubika ibihamya binyereka ngo aba bantu baragambana. Murebye ironda koko ritubamo, cyane cyane iyo tugeze mu miyoborere, nibwo mwakumva indwara turwaye. Ariko hano muri ADPR ntabwo bihaba, reka twikomereza. Oya ntabihaba vraiment, ntabyo. Abantu buzura umwuka se, umuriro wa Pentecote ugahora waka ku gicaniro. Niki tutakoze neza? Kuko iyo twibuka biba byiza kwibuka ibyiza, ariko ikizaduhindura no kwibuka ibitaragenze neza. Niki rero twagombaga gukora tutakoze? Icyambere, turi itorero ritigishije ibishobora guhindura imitima y'abanyarwanda ku kibazo cy'amoko. Impamvu ikibazo cy'amoko banyakubaho abayobozi mu nzego za leta, buriya hari ikintu kimwe abantu batajya babona, umumaro w'itorero mu gihugu. Leta ishobora gushyiraho itegeko nk'abantu ingengabitekerezo mu mutima. Nkunda gukoresha iki kigereranyo. Twigeze gukora ku kazi tugira food poisoning. Twariye umuceri, twarasangiraga ku kazi, twagaburiraga abakozi. Noneho hari umuceri wari waraye ujyamo ibyo bita aflatoxine, tugira food poisoning. None rero kuko yewe organisme yanjye ihuye n'ibintu by'uburozi n'ibindi, ireyagisa vuba. Numva birigaraguye, numva bigenze nabi, ndagenda nca kuri farumasi ngura imodium buza diare. Ngura imodium, ndagenda njya mu rugo ndaryama ndayimwa. Haciyeho nk'isaha numva umukozi twakoranaga arampamagaye, turi hehe? Ndi mu rugo. Urakora iki se? Ntindaryama. Byagenze bite? Ntinumvise meze nabi, njya mu rugo ndaryama. Ati muganga aravuze ngo mwese mugaragare hano. Natsi imodoka ndagenda njya kwa muganga, aravuga ati we bimeze bite? Ntinumvise ntangiye kugira diare, nca kuri farumasi ngura imodium ndayinywa. Arambwira ati wanyoye imodium? Ne, atubwo unshyize mu kibazo. Ngomba kuguha imiti gusubiza kuri diare. Ati kuko ubwo uburozi wabufungiyemo imbere niho bukorera. Twebwe rero icyo twakoze, leta yashyizeho amategeko pe.
ingengabitekerezo turayikubita, turayihana, turayifunga, turayihashya, hanyuma tuyifungira mu nda. Amategeko akora nka imodium. Niyo mpamvu rero nabwo ntuwazanye icyuma gipima ngo muyirebe ipfunuka. Ariko muri iri jambo dufite, iri jambo ry'Imana ryo riracengera ngo rimeze nk'inkota y'amugi abiri, ngo riracengera rikagera imbere rigapfunura ibyo ngibyo. Umva bene data, kwibuka, nimureke twibuke ko nibi byabaye byakozwe harimo n'abakristo. Kandi ibi mbabwira, reka noneho byo mbitomore hanyuma nsoze ndarangira. Mu mpera za 93 abari bakuru barabize dizo ntabwo byibuka, namubonye twakoze igiterane hano mu mujyi kibwiriza abanyarwanda kwihana inzangano tukabana amahoro muri Kristo Yesu. Turazenguruka tubwiriza. Ku munsi wa nyuma ndabyibuka hari kuwa gatandatu dusoza igiterane, nagombaga kwigisha n'umupastori, sindi buvugi wari kugonda wo muri ADPR. Ndagenda ndamubwira rero genda umurayiki wowe uri umupastori, reka nkuhe ijambo rikuru abari uza kwigisha ku kwihana inzangano z'ubwoko. Barambwira ati ndakurahiye, jewe ndi umukozi w'Imana, biriya bintu byanyu byo kuvanga politike n'ijambo ry'Imana, ndavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, biriya bya politike bari uza kubivuga. Ndabona rero pastor, ubu u Rwanda rurimo gushya, rumeze nabi, rurimo ruricwa n'inzoga no busambanye n'itabi n'ibindi. Wabivuze ukabwira abantu ko tugomba kwihana izi nzangano? Atoya. Ndabona se ko Paulo yajyaga avuga ngo muri Kristo nta muyuda, nta mugiriki, nta musikuti, nta munyeshyanga rigawa. Yabaga avuga amoko yo mu gihe cyabo, natwe reka tuvuga mu gihe cyacu. Ati nakurahiye. Ndavuga nti sawa, utanga ijambo ry'urufunguzo, genda tanga ijambo ry'umusaraba uduhamagarira kwihana inzanga. Ati sawa, tubyumvikanaho. Abapastori twatinye kubwira abantu, twatinye gutunga urutoki iki kidayimoni, twatinye gutunga urutoki ikigirwamana cy'ubwoko, turakimika, natwe kiradutegeka. Tujya gushyiraho abapastori, tujya gushyiraho abayobozi, kikaza kikaduha amabwiriza kandi tukacyumvira. Umuhungu yikundanira n'umukobwa bajya kubana, kikaduha amabwiriza. Ariko ndabizi wanyu ntibihawe.